Uburambe muri siporo itazibagirana mugezwaho n'umuryango mugari w'abakinnyi b'imikino y'amahirwe mu Rwanda ba umwe muri bo 40bet tsindira amamiliyoni aka kanya. Erega sheri ntukajye ugira ubwoba, erega papa buriya nuko bagutera ubwoba ariko nta kintu kibi yagukorera. Erega papa wateye ubwoba ntabwo wabyumva. Akuze urumva papa afite ubushobozi bwo kukwica, erega nawe ni umuntu ntabwo yakwica ahubwo bagutera ubwoba kugira nyine ngo umve mu buzima bwanjye ugenda, ariko numwumvira ukava mu buzima bwanjye ntabwo nyine uzaba wowe ntabwo nava mu buzima bwawe na rimwe. Kandi urabizi ndagukunda, urabizi ko utari mu buzima bwanjye nahangayika, sura ntukajye ugira ikibazo. Kandi ikindi ni uko byibuze mfite nk'ibintu bindengera cyangwa se nk'abantu bamagaze iruhande. Ikintu kinshimishije byibuze ni uko Uncle Jimmy amagazeho aranshyigikiye. Oya Uncle wawe we arankunda ni n'inshuti yanjye nta kibazo. Ndabizi cyane. Simujye munaciringa. Turavuga nawe ngo papa wawe ni Papa nta kibazo mugire ikibazo. Hanyuma mama nawe aranshyigikiye. Kandi nta muntu umwe watsinda abantu bero of course. That's why ugomba gutoza. Sibyo? Kandi nukagigira ubwo buzi ko turi kumukanguraho nkaho uri kunyishisha kugira ngo ntago ndisheri wawe. Simura ariko namo. I love you babe. I love you. Nayi ndagukunda cyane. Kandi abizi ko nkuze mu buzima bwanjye napfa ntago nyine nabaho no gufite so. That's why ugomba kunyumva sibyo? Kandi nazaho. I love you. Kakepo. Biza ko ni mirima bitateye biri. Kiza kukona. Ari kunya hano ku karubanda. Azinjewe ibintu nagushoye mazi bimasa nakubagiye kugira ngo use gute. Inzo bese yarizanye. Nasubye ngo kumumena amazi ukamusora nk'imbwa nanubari. Imvuna nagize imyaka yose kugira ngo use gute. Ira n'imbwa numwe. Jewe ndago nkunda urumva urareba wowe uri umwana mwizi. Kibazo abakobwa mugira ati muza mumenya level zanyu. Urashaka ko nzapfa mugatira ipantaro muzampambana. Urashaka ko nzapfa se mugatira amasafuri. Ntabwo nshaka ko nawe nyumva. Dukeneye kurandura ubukene. Kurumva ubukene kandi muhungu mukunda no mudespora ni mwiza. Afite bino bintu mukunda bita fresha, afite na fosete kurenza kino ni ikibobo. Papa nago bahori kwita ku mafaranga nago uri kwita ku byishimo byanjye. Iki gishobora no kukunukira ukazagenda ugwaye sinezite mu ndege vraiment mwana wanje. Ugiye mu ndege ugiye hanze wa mudespora wawe yagushatse wa muhungu mwiza ugasanga ugiye ugwaye sinezite. Oya mwana wanje nago mushaka uri nago mukunda nshaka uyu ushaka ko muje kumpamba muzantirira imyenda yo kumpamba. Oya muzatira amasafuriya iki ufite imyenda wambara. Ushaka ko nzapfaze meze nabi mbura namata abasaza bakenera amata mu myaka 50. Nese mu diaspora n'uzaguha imyenda tukubamba. Cyane azampa imyenda nawe ubwawe urumva hari no matelefone abandi bana bafatisha utuntu zanyabona nawe niba uzabufite. Papa ngiye rwose kigerageza. Uranyumvira no kuba wirakanye ngo nakuguriye nakantu. Nakugura kenda gasha. Kiriya nta vision. Ntabwo nawe wari kumumena amazi kuriya ngo ubite. Amazi aramenyereje ubundi yarari mageragere. Amazi baramenyereye niyo babaha nivungure. Muri kinka ibi ni ibikiri murankurira kweri. Ubundi ko sanzwe nzi ko abanyamurenga ari imfura wowe byagenze gute? Nyaruka narakubwiye nta muntu wundi inshobora guhikikira ka atari wowe. Muri kinka urabizi ko kuva kera turabashuti kweri. Wanyarutse ahangaha dore mpagaze amasaha 2 kweri. Iyo utaza kuburi wa nkurikira inka nakundaga cyane ku ishuri ntabwo nari kuba ngutegereje amasaha. Nyaruka sha urakagira inka. Nubundo kurikira inka. Ngwino. Shinga. Kare nkubwire sibyo? Uranyuma? Uretse gato. Ufitiye ariko ngiye kumbangukira. Ntabwo ushaka bya bintu byanyu. Iyo dirisi irabari ako kazi karabaraka. Twebwe dukora akazi ko gukukira inyana, dukora akazi ko gutanga amazu abakomisiyoneri. Ikindi tongeyeho tukarira ku biyo dufite abantu benshi bashobora kura kukiri we bakasubeza nakara. Kamwereke. Ndashaka ko ibi bintu ubikora ubishyizeho umutima. Ntuzane bya bintu byanyu by'ubuswa. Uribuka ko ku ishuri wajya guva mu wanyuma. Nabarushaga ubwenge. None se nimba naragendaga nkaja kuragira inka wewe umwara abakene waraho nyine gusa. Ariko nkarabakene urabizi tubarusha inka. Uzanye bya bintu byawe byinka.
muri ginga reka twanze tubiryeho ibyinga ndashaka ko urumva mfite umuhungu wanje tuvanye muri Canada muri Quebec ndashaka ko mubera papa kubukwe kwa muntu nkwateye impungenge uriya muntu ni imfura kandi ngiye nkubwiye ko ari imfura uziko nza abantu biwanyu ariko ndabizi twambishe ko nza abantu biwanyu nkubwiye ko ari imfura aba ari imfura ni umwana yakuriye Rurenge abo ni Nyagatare Ryabega abaho Matimba arangiza ajya Kabarore abaho na Kiramuruzi ni umwana wa hariya hirya kubujya ari umwana muzima tinya umuntu ataraza muri Canada kunsanga kuko ntatinya gusobeka inkapye we tinya umva ibyo nkubwira tinya umuntu ataraza muri Canada kunsanga yari yaragiye mu marushanwa ya Miss Rwanda ubwo mvuze Miss Rwanda kandi ari umugabo kahibaze ni ukuvuga ko ni imfura imwirenze ndumva ari namwiza umuntu wagiye mu bakobwa kandi wowe sana amafaranga wowe ni umurebe uraza kwemera ndabyemeye wowe ngo amafaranga ibihumbi nka 500 by'amadolari akazi ndabizi ko gerageza ubarire munka nibura nk'utunyana nka 5 tw'udushashi tugura 500 ntabwo urimo uravugana n'umuntu mutaziranye ni jewe sibyo ntabwo urimo uravugana n'umuntu mutaziranye ngewe reka nguhe nka y'urugwagwa bimwe nubizi se ko twakuriye ku rugwagwa ushiraho n'itoro ryo mikanisa urabizi turabanyamurenge reka nukuri kwimana nta mafaranga menshi mfite tutagiye muri byinshi ayo mafaranga urimo uravuga ngo ibihumbi 500 bizaza ariko umenye ko twebwiga afite amafaranga wowe ceceka wowe kora ibyo nkubwiye wowe umva ibyo nkubwiye kora ibyo nkubwiye ntuzi se ko ndi umuntu uvugisha ukuri ndakwizera umuntu w'umugabo wigeze no kugabira data wacu ni ukugura icupa reka nkugurire icupa birangirire hano ibindi uzabitegereza ngo nkorera akazi ntabwo ubundi sinjya mvuga ngewe amafaranga ntayashize ayo mfite ubundi ikintu ugomba kwitaho umuntu nazajya guha amafaranga niyo mwavugana miliyoni areka atarayiguha we fata ayo agushize mu ntoki utegereze ibizaba we fata mu ntoki noneho yamana iramzindira n'ukuri ngo ibihumbi 500 yewe muri kinga zikorana uretse bika hano bataza kuyiba baba bandi biwanyu ndabiziga tibazabona umukandara wawe umukaba wanje kandara wawe ko umuntu uri mu iryobo byinshi hano dore hano naje gampanira banka wari wangushije agacuho noneho emera akazi ndakemeye ariko ndakuzura imfura nawe ntabwo wampeza umuntu upfuye nabi urabizi nawe ndakuzura imfura ndakemeye tugende ndagakora neza urabizi stinga erega niwe muntu wanje twaganira umwanya mwinshi cyane ariko iki kintu nico nari naguhamagariye kurabyumva neza kugira ngo umwifanta utekereza wumva ku bintu ndimo nkubwira ejo uriya mwana wawe w'umukobwa yarampamagaye Nyamugisha muzi ukuri yambwiye ibintu numva impuwe ziranyishe numva amarangamutima arandenze kubona bino bintu by'ubukwe duhe dutegura twese tukabibamo muzi ukuri bimeze nkaho dushorewe n'umuntu umwe gusa kubera amafuti y'umugabo wawe umuntu afite uburenganzira bwo kubana n'undi izo bintu byo kuvuga ngo mufite umuko uvuye muri Canada bivuze iki uriya mugabo wawe tugaruke inyuma gato uri mushiki wanje tuvukana uriya mugabo waje kugushaka mbivuge se nabyo ntabwo wibuka aza kugushaka ntabwo ubizi ari imbwa imana imabariye kuvuga ko ari ntukire umugabo pe nuwongeye umva nkubwire divi uri mushiki wanje nkunda tuvukana turi abana batatu uriya mugabo wawe noneho ukwibutse n'ibindi uzabibuka ko atagukoye wandakira umugabo mbese ko njye tubana niwe mubana mbwira ibyo ushaka kumva umugabo wawe isi none yaranyobeye umugabo wawe utaragukoye uyu munsi akaba arimo yanga umwana ngo ari mu Rwanda ngo ntago ngo yakwemera ngo umukwe uvuye ivyumba kuriya mugabo twamwemeye avuye hari kuri Gitave atazi ntakintu nakimwaza ikindi kandi ubufaranga yabonye mu bana yakamiraga umugabo w'umujenerali hariya ikanombe niko ubufaranga bwatumye temuyembaga 50 ku kwezi ko tutamwanze twe turi abantu b'imfura ntago tureba ibintu tureba umuntu
ariko twasanze uriya mugabo wawe atari imfura ni imbwa imana imbabariye kuvuga ngo ni imbwa Espoir ibyo uvuga nabyuze uriya mugabo nashatse wowe ntago umuzi umva iby'ubukwe bw'umwana wanjye byo ni ukuri kw'Imana nanjye arandira ariko ntacyo mfite cyo kubikora kubera ko nta kintu dukora nahise nkora iki kubiza ubukwe ari ejo nakora iki nta kundi twagira tuzataha ubukwe tumeze nk'abahaye bashingura kurabyumva neza tuzumvikana mu mafoto sinzaseka icomo ndakivuze njye se nzarira nishimye uzashaka wowe wifata kuko nawe warishuye ishuri y'ifanta nje ndagiye reka ni $100 ngira ngo tubyumva kimwe rwose murabona ko ari umunezero turanezerewe cyane kandi turabakiriye mu rwego rw'umusaza mukuru ndagira ngo azamure amaboko abasuhuze bamwita Simiyoni mumukomera amashyi nyaboneka atari amasabano uyu ni umunsi w'umunezero cyane turanezerewe kwa Kega ngira ngo murabona mu maso dusimbukiye iwabo w'abashambokazi naho ni umunyenga rwose mama azamura amaboko nsuhuriza iyi mbaga y'abantu twahekeye murakoze cyane turanezerewe kwa Kega turi umuryango wishimye turi umuryango ukunda abantu turi umuryango w'icubahiro turi umuryango w'abadahigwa turi umuryango w'intore turabakiriye none ayo mashini batari amasabano nyabuneka ndagira ngo rero data Kega wangize moderateur uranyizera cyane ungira umuhesha amagambo mu rurimi rwacu rundi rwa gakondo rw'ikinyarwanda ubwo twagiye gutira amagambo Akega twanga kujya gusa ngo dusigaze kugira ngo ibyo tubimene turi umuryango uzi kubana turi umuryango w'urukundo data turagushimira ku rukundo waduhesheje ndagira ngo uyu munsi turi kumwe n'abantu batahawe invitation ariko bahawe invitation n'ivyo twatetse ndagira ngo muhaguruke hejuru namwe tubakomera amashi no kuri ntago biteye isoni timuri abavumza ahubwo muri imfura za kuri kigitunguru murakoze cyane ndabashimiye rero data nkora mu ruhango mpesha umugisha kugira ngo ibirori bigenze neza ndagira ngo muhaguruke cyo tubaha umugisha natwe tubahesha umugisha tubakomera n'impundu nyaboneka n'izigurwe ntabazimbye rero kugira ngo ntinde cyane nje uri bube musi cyangwa moderateur w'ikirori ngira ngo murabiza benshi baranzi cyane banyite Espoir MC navyigiye mu Buholandi kubyiga rero ntibyakunze ko mbirangiza kuko iyo mbikomeza mba naragumyeyo ariko naragarutse ku rw'urukundo nkunda umuryango wa Kega nagira ngo rero ntatinze cyane ubukwe nubwo abasirimu nkuko mubibona dufite umuhanzi ukomeye cyane uririmba indirimbo z'urukundo burya ngo ahantu hari urukundo ntihagaragara ibuye ngaho guhagaragara inyama y'urukundo ndagira ngo data rero mu cyubahiro mwadutoje umuco wo gutarama wa Gitore n'Umurenge twarataramaga cyane ndagira ngo unyemerere twakira umuhanzi wacu wavuye i Kigali bita Christopher tumukomera amashi cyane Christopher welcome stage very happy arakoze cyane MC wihute cyane kandi ikihuta wibuka na kwishushiramo indirimbo zose waye humura mumuha amashi Christopher ndabona audience itishimye gusa ndivyangora we na audience zikomeye kurusha izingizi rero nagiye muri za Kongiyo nja gutaramira abantu ushaka kubaririmbira gusa ntibari bishimye pe ubanza ruko batari babonye cyo kujya impamvu muri Afrika mujya nyuma nuko tubaye ivyo kujya mbere mwahita mwiga ntabwo waje kubwiriza okay ubanza rero wanyishuye gusa sorry ari indirimbo yanje abantu bakunda ari benshi mu Rwanda habe no hanze murakoze cyane muvyeyi indirimbo yanje ngira ngo ngitangire muramfasha ngira ngo murayizi cyane kuri isaha no kuri uyu munota se amajwi yose atuze ngicyo mvuga se maze mbabwire ukuri mfite ayiwewe ndamukunda bivuze mu byumva ndamukunda nje mbivuze habona ndamukunda bivuze mu byumva ndamukunda bivuze habona murakoze cyane amashi menshi cyane kucamamare Christopher uyu mwana ni umuhanga cyane ni muwe muhanzi wenyine w'umunyarwanda ushobora kuririmba mu bukwe ntiyabonekemo divorce kuriya gisaza aririmba yatamuka muratandukanye urakoze cyane Christopher ndakunezererewe cyane sawa wabwiye inyuma hari abaguhereza ico kujya murakoze cyane rero
muzehe buriya muzehe ni umuntu w'umuhanga cyane iyo yagize gutya kuri sinye data waradutoje kandi turagushimira cyane abantu twaheke rero kubera ko bavuye mu gihugu cyo mu mahanga baje pasiporo zarangiye ariko nta kibazo kubera ko harimo n'abameze nk'abana serivisi ziri butinde ziri bwihute cyane muri immigration rero muranyemerera dukomeze ibirori kandi tunezerewe ariko niba turi kumwe mu mpamasha atari amasabano nyaboneka kugira ngo mbone ko turi mu mujyo umwe ndanezerewe cyane twagize amahirwe cyane kwa Kega yo kugira ubukwe tukaba twakwiriye ubukwe uyu munsi muzi ukuri twazaga tuzifuza tugatama ko abandi bantu kwa Kega dushingira hakiri kare cyane kubera kubuzara abana batoya kandi bize bafite ubwenge bakura kuri se ndera ngo muramona umwana agiye ari mutoya mugihe abandi bashingira bimeze nk'abo barimo birurukana abakobwa babo suza abantu ma hi how are you good night rero turanezerewe cyane tugiye kwakira abakwe bacu abakwe nibaza mukoresha imbaraga bavuye mu gihugu cakure n'abakwe babikoreye cyane kandi turanezerewe abageni bagiye guseruka bazamuka nimba ufite ipendo ico ufite cyose ukivuze kugira ngo dukaribisha abageni bacu tubanezererwe kwa Kega turi umuryango wishima turi umuryango ukunda abantu data rero mu ruhanga rwiza kora mu ruhanga umpesha umugisha umfesha umugisha reka namawe watoje ankore mu ruhanga anyemerere kugira ngo twakire umugeni ku mugaragaro ndagira ngo turirimbe indirimbo ivuga ngo araje amasamba umugeni araba yahageze araje ataraje ni araje atari araje sibyo twakire umugeni araje araberewe dore inyamigamo nyaboneka amashi hejuru telefone amafoto araberewe umujyani mwiza tumusanganire murakoze cyane umusore wanjye n'uyu nguyu umukobwa umujyana n'uyu nguyu akagakinisho wazanye agakinisho oya muze nagira ngo dukomere amashyi muze nyaboneka umuhungu yazanye agakinisho ku bantu batazi muzehe neza yize ishuri ry'ubugeni cyangwa rya sinema iryo ni ishuri rikomeye riba muri Belgique aho bita muri Ntuze muri Lille mu mujyi wa Lille rero kuri azi acting cyane ahubwo abantu bagira amafilimi muzamujane muzehe ni umuhanga cyane buriya kantu yarakoze yaragize abageni beza rero namwe mukore mu ruhanga mbakiri wacu kwa Kega bereka ko nta kibazo simbuka nimba udahaye uhagera kagakinisho nuko murakoze cyane ngira ngo muducishemo amaso mukatureba turi beza kuko musa oya turi beza nyine kuko hari abadasa natwe muri mwe ariko turi beza kandi twese turemye mu shusho y'Imana sibyo ndanezerewe rero nagira ngo muhaguruke mujejuru mubakomera amashyi nyaboneka aba ni abakwe badasanzwe abakwe bafashe indege bava muri Canada baje mu Rwanda kudukwera ni ibintu bidakunze kubaho ndagira ngo umugeni agiye kugaragara mwavuye muri Canada abageni bacu dukunda ngira ngo murabibona ko musa neza cyane kandi muberewe rimwe kabiri gatatu umugeni yegera imbere oya no oya je ne sais pas on va kubwira we muze niwe tukinisha muze n'umuntu mwiza muze yarize oya naje mu mukobwa umwana wanje ntabwo naje gukinisha tubiri inyuma uretse gato umugeni n'uyu tuvugane umwana wanje yatangiye kurira tuvugane Simio nyawo tuvugane Simio uranza ni ripigime jewe turakubaha rwose aya nibaraka ngakandagiye muze ngwino muze shingira umwana wanje ndaje tuganire umwana wanje umujana tuganire papa Simio ubundi muretse gatoya nari ikintu utarabona papa Simio urumva oya ndekura musanshaka ni mugufi ariko afite amafaranga muze amafaranga afite amafaranga uretse gato iyo yakora uretse yakora aresha gutya uretse wowe uraje urebe nyirutse mama nje nakura mugabo nabona nuramugabo ntabwo nabona ukiri muremure sha nari namubonye mubere neza oya ntacyo uzi ko kanduta nyine ndakabonye noneho kanyegereye umva umukobwa uramutwara kandi azakubaha cyane urumva we nukomeza gutya azakubaha ku buryo zakongera n'undi ahubwo ukagira babiri sawa sha tugende yaboneka amashyi kuri iyi miryango yaganiraga y'imfura ndagira ngo turanezerewe kugira umugeni w'umukonyine uno munsi ikintu gihari ndagira ngo mfate ijambo cyane ikintu gihari buri muntu wese wagerageje kunyangira umukwe wanje bita y'imiringa
siko witwa y'imiringa kuriya mumubona ni mugufi ariko ni muremure ku mutima afite umutima muremure umenetse ngo rusuze y'imiringa akome ku izina rya Yesu akome nagushikiye jewe ku giti canje y'imiringa muhaye umukobwa abantu bose bagiye bamwanga bamutorotira bamubwira amagambo mabi nukuvuga ngo ni mugufi ariko afite umutima muremure cyane akangaka niko kakomeje kinyoza ibi tumuka ikome ku izina rya Yesu uyu mugabo ntaho shingira icara ubaha umusaza mukuru sinshobora usebeje abega usebeje abagabo babega icara n'abasaza babega ndaharura gatatu no kubikino ngo nicara kuri kwimana sino kwicara oya sinyicara asoni ushingiye igihigo ikirimbo wabaye gute ifaranga niki genda uzakora uraguciye turaguciye guhera mu genda uzakora asoni kurashingira simuka hano kurashingira ikinini ndabara gatatu genda turabahaho makiye tumuka tugende tukubure mu muryango tumuka tukubure mu muryango wacu wabega icara ubaho umusaza atakuvuma ubaho umusaza aradusebeje nk'abantu babega icara simukadi kirimbo mu telefone nyine icara oya n'amakosa kwa kega n'abantu bazi gushenga ntimuze kubarakarira reka dukomeze uriya ni umukino bari bateguye dukomeze ku bukwe bwacu akangaka kari gutumuka oya ni n'umukino kanabyara icyo tuzi nuko atamukunda we muvumzi ziba kandi ninjye twanakundanaga kwanza nimwe mwabizanye ikintu dushimiye Imana nyine ni ubukwe umuntu uzagira ikintu akora umukwe wanje na rimwe mu buzima azahura n'ibibazo haba mu mvura nzamurinda haba mu gitondo nzamurinda haba no mu bindi bihe nzamurinda ubukwe kopero yanje mvuye rwose mu cyubahiro mugomba oya twicare rwose ukomera amashyi muze ndabushusha rwose ndakongera urakoze muze mukomera amashyi muze n'intore rwose abana batoya tujye tubabwira amagambo akomeye cyane buriya ngo umwana utumvira se yumvira iki rero ntaba ari njewe ubijeri ahubwo aba ari njewe ubika ikintu mu mufuka sibyo ndagira ngo murabibonye neza tugize umwanya muto n'abasaza tugize imyanya ndagira ngo rwose ni umutesi cyane umukobwa wanje yishimiye mu tarari ni santima ni emotion Nyamugisha yanezerewe ngira ngo ayibone ibyishimo byamusaze kubona igisore yakunze bakaba bicaranye bambi mugane w'abahanzi bavuga ngo akose mana bampucyuri urabona ko ni ibintu binejeje cyane vraiment turanezerewe cyane rero mu mwanya tugiye kugeramo reka twakira abantu simiyo reka twakira abantu bavuye abageni reka abageni bacu bavuye kure nyaboneka mukobwa mwiza turuka ikambere unyegerera abashitsi turutse iburyo ubanze dore hariya ku ruhembe rw'iburyo turabona umugabo muremure w'inzobe cyane Nyamboneka abana ko barahanika karuru nawe arazamutse n'umukoro mukomando umugabo gose umugabo yaratojwe dore intore gose amashi menshi cyane muzamura ngo harasante hejuru mwereka abanzi ko mubanye zamura hejuru abantu bo muri Quebec basezeraho gose nyaboneka rero ni mucakabogi mucakabogi mwicarire rwose ikinyabupfura dutozwa abageni bagomba kuba bicaye rwose shikira murakoze cyane mbere yuko tubabwira ahantu turi bujye kwiyakirira abanezerewe abatanezerewe ntibari bugende ndagira ngo umuvyeyi wacu adusoreze amashi menshi abantu bavuye muri Canada mu Rwanda zanze turabashimiye cyane byimazeyo kubw'ubu bukwe bukomeye cyane abageni bacu twabakunze cyane twabakunze umukobwa namugwa ucishamo umuhebizu yerekana urukundo sanuka mu turebe mwegere arakoze cyane buriya n'ubukwe twakunze rero kitushimira Imana gikomeye cyane mbere yuko dukomeza umwana wanje yahoze akundana n'iyi mbwa none
mumufate mureke mu mwuka kutoka sana bonda panica wakantu papa we